rero ko ntasonza umwana. Ariko ntacyo, amakuru nagumye nyishakire, ariko naza kumenya icyo gukora. Uzisi wa mugore ngo ni Isabella wari warigize ikebe ku ngufu, ibyo byose bitangiye kuba byajya ku karubanda. Amabanga ya Isabella yose atangiye kuba yajya hanze kubera ikosa rimwe yakoze ryo kuvuga ngo azi koga, yiha kujya muri pisine kandi atazi koga, none atangiye kuba yaruhama. Umuntu bita Isabella atangiye kwicuza ibyo yakoze kubera ko yakoze ikosa rikomeye cyane, abesha umugabo we Nkuranga ko umwana yibye Vumiriya ari uwabo. Uyu mugore ngo ni Isabella yaragiye yiba umwana wa Vumiriya, abesha umugabo we Nkuranga wari waragiye gukora mu mahanga, amubwira ko umwana ari uwabo mu by'ukuri. None uyu mugabo ngo ni Nkuranga yari amaze igihe yibaza impamvu uyu mugore ngo ni Isabella atonsa umwana kandi umwana ari uwabo. Uyu mugabo bikamubera iburizo rikomeye. None uyu mugore ngo ni Isabella wibye umwana wa Vumiriya, umugabo we ngo ni Nkuranga amuhaye ikizamini gikomeye cyane cyo konsa uyu mwana, byaba ngombwa agahita areba abadogiteri bagakora tesite bakamupima bakareba koko niba umwana ari uwe. Uyu mugore ngo ni Isabella akomeje gutanga impamvu zitumvikana zisobanura ko umwana ari uwe, impamvu atamwonsa ari uko arwaye, ariko uyu mugabo Nkuranga ibyo ngibyo nta na kimwe ari kumvamo. Uyu mugabo avuze ko araza kwikorera iperereza akamenya neza impamvu Isabella atonsa uriya mwana, kandi Isabella yaravuze ko umwana ari uwe. Mu by'ukuri uyu mugore ngo ni Isabella yamanitse agati yicaye, none kukamanura agiye guhagarara. Uyu mugore ngo ni Isabella ibi byose yari yarabigize amabanga, yarabihisha umugabo we Nkuranga ko uyu mugabo we ngo ni Nkuranga nta kintu na kimwe azigera amenya ku bijyanye n'uyu mwana yibye wa Vumiriya. Mu by'ukuri none amaherezo ukuri kuri kugenda kujya ahagaragara. Uyu mugabo ngo ni Nkuranga ukuri ari kugenda agukozaho imitwe y'intoki, aho akomeje kugenda akora iperereza ryihariye, aho biraza kurangira uyu mugore ibyo byose bigiye ku karubanda, kubera ko na Michel misiyo y'ubwiyahuzi, misiyo y'ibyihebe yari yarahawe na Vumiriya, aho Vumiriya yahaye Michel misiyo y'ubwiyahuzi yo kujya kwiba umutsatsi w'uyu mwana Isabella yibye. Namwe murabizi neza ubugome bwa Isabella, murabizi neza ko Isabella ari nk'intare ibaze kumukoherezaho ngo ujye kwiba umutsatsi w'umwana yibye, w'umwana yashimuse yita karuwe. Nawe ibaze iriya misiyo Michel yaje kuba yasoza, iyo umuntu bita Isabella biza kurangira amufashe, ikintu umuntu bita Isabella yari gukorera Michel. Gusa kubera Imana, kubera ibya Vumiriya, Imana ibirimo, umuntu bita Vumiriya kubera ko afite ukuri, kandi abakunzi ba filime My Daughter bakeneye kubona uyu mukobwa ngo ni Vumiriya yabonye umwana we washimuswe na Isabella. Mu by'ukuri byaje kurangira iyi misiyo y'ubwiyahuzi umuntu bita Michel ayisoje, biza kurangira yibye umutsatsi w'umwana wa Isabella. Nubwo tubizi neza ko uyu mwana ari uwa Vumiriya, ari we mama we, dukoresheje ukuri, ariko ubu tuvugana ari mu biganza bya Isabella, ari nacyo kintu umuntu bita Vumiriya ari guhangana nacyo, gare ko yasubira uyu mwana we washimuswe na Isabella. Mu by'ukuri rero murumva ko amabanga yose ya Isabella atangiye kuba yajya hanze, dore ko izi sampo z'uyu mutsatsi z'uyu mwana umuntu bita Michel yari yarahawe gushaka, mu by'ukuri ni sampo umuntu bita Vumiriya azakoresha kugira ngo bamukorere icyo twita DNA test, bapime uturemangingo ndangasano tw'uriya mwana, bapime n'utwa Vumiriya barebe ko bihura, hanyuma kibe ikimenyetso gifatika kizatuma Vumiriya bamusubiza umwana we mu buryo bworoshye. Namwe nk'abakunzi ba filime My Daughter uko muri kugenda mubibona, muri kubona neza ko umuntu bita Vumiriya amaherezo agiye kugera ku nsinzi yo kubona umwana we, kubera ko umuntu bita Isabella yatangiye kugera ku kaga gakomeye, aho bamuhaye ikizamini atazigera atsinda na rimwe cyo konsa uriya mwana, kandi uriya mwana murabizi ko ari uwa Vumiriya. Kugira ngo Isabella amwonse ni ibintu bidashoboka. Ese azabwira icyo umugabo we Nkuranga
ko bamubwiye ngo nta kantu gatarwaye mu minsi mike araba yatangiye kumwonsa ko kazamwonsa. Gusa nk'abakunzi ba filime Maridota mwari mufite impungenge z'uko muganga wa Vumiliya yaba yapfuye kubera ko ibyihebe bya Isabella byamushimuse. Muganga wa Vumiliya ni muzima, usibye ko bamukomerekeje. Ibyihebe bya Isabella byakomerekeje muganga wa Vumiliya. Naho ubundi inkuru mbi mwari mwumvishe, dore ko na Steven ariko yarayumvishe agahita yigeza kuri Vumiliya ko muganga we bamwishe, umurambo we bawutoraguye munsi y'umuhanda. Ntago ariko bimeze, ahubwo bagiye baramukomeretsa gusa. Muganga wa Vumiliya ni muzima, ari tayari. Mu rukiko muzamubona atungurana ajya gutanga ubuhamya ndetse n'ibimenyetso byose bigaragaze. Muri kumva ko icyizere cyo kugira ngo Vumiliya abone umwana we kikiri hejuru cyane. Gusa wowe icyo usabwa, kora subscribe, reba munsi y'video ahantu handitse subscribe ukandeho, ubundi kandi like. Mu by'ukuri mbere y'uko dukomeza, fata isegonda rimwe ukande like. Ubundi like ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nk'abakunzi ba filime Maridota, mugiye kuba mwabona filime imeze neza, irimo ibintu mwifuza, mu by'ukuri ni ikintu cy'ingenzi cyane kuba wakanda like. Video yose ubonye ni byiza ko wajya ukandaho like. So rero reka twikomereze. Abantu mwishimiye ko muganga wa Vumiliya atapfuye, ahubwo agihari nubwo ameze nabi, nubwo biriya byihebe bya Isabella byamusizemo imvune, ariko araza kuvuzwa, araza gukira. Muganga wa Vumiliya aracyahari. Abantu babyishimiye mugaragaze urukundo rwanyu hasi muri komenti, mushiramo udutima twinshi, muvuga ati Vumiliya humura uzatsinda. Guys, buri wese niyandike komenti ye, niyandike igitekerezo cye. Reba aho munsi y'iyi video uraza kubona ahantu handitse komenti, ukandeho, ubundi uduhemo igitekerezo cyawe, utubwire uburyo wishimiye kuba muganga wa Vumiliya agihumeka umwuka w'abazima, dore ko Steven nawe inkuru yari imugezeho. Uyu muganga wa Vumiliya yamaze kuba yitaba Imana, umurambo we bawutoraguye munsi y'umuhanda n'umuntu bita Steven, nawe inkuru ahita yigeza kuri Vumiliya, aho Vumiliya yari yacitse intege cyane, aho Vumiliya yari yitakarije icyizere, avuga ko ibyo byamurangiranye, nta kindi kintu ashobora gukora. Ariko Imana ihora ihoze, Imana nta na rimwe izigera ishyigikira abanyabyaha. Mu by'ukuri nta muntu wizeye Imana ngo akorwe n'isoni. Umuntu bita Isabella ibyo bigiye kuba byajya ku karubanda, aryozwa ibyo yakoze, kubera ko akarengane umuntu bita Vumiliya ari guhura nako muri iyi minsi. Akeneye kuba yarenganurwa, akabona ubutabera, akabona umwana we, kandi umuntu bita Isabella nawe akirengera ingaruka z'ibibi byose yakoze. Abantu bishimiye ko umuntu bita Vumiliya agiye kubona ubutabera. Namwe mboneye komenti zanyu, mwandika ati Vumiliya narenganurwe, Vumiliya narenganurwe, cyangwa se ushira udutima twinshi hasi muri komenti. Ibyo byose bisobanura ikintu cyiza wishimira ku bakunzi cyangwa se ku bantu bari kuri timu ya Vumiliya. Vumiliya murabizi neza ko ari uri guharanira ukuri, ari uri guharanira kugira ngo abone umwana we washimuswe na Isabella. Ese guys, ko umuntu bita Nkuranga iyi process yatangije, ubu bushakashatsi yatangije bwo gushaka kwivumburira ukuri, nta wundi muntu umugiye mu gutwi gari kwicara ngo amushukashuka amubwira ibiki n'ibiki, mu by'ukuri bamuyobya. Murakeka umuntu bita Isabella araza kuyisimbuka? Iyi nzira Nkuranga yatangije biragoye ko umuntu bita Isabella yayisimbuka, kubera ko Isabella ntabwo bizamukundira konsa uriya mwana. Ibaze konsa umwana utabyaye. Ese icyo kizamini wowe wagitsinda? Mu by'ukuri tubwire aho hasi muri komenti, ubundi mubona ko umuntu bita Nkuranga azigera abona ko umugore we ameze nk'uwabyaye? Ese noneho umuntu bita Nkuranga namenye neza ko uyu mugore nanone yongeye gusubukura amayeri yo kumubesha, amuhisha ukuri, dore ko uyu mugore wa Nkuranga ngo ni Isabella. Muramuzi uyu mugore yigize ikihebe ku ngufu, yari yarahishe Nkuranga ko ashimuta abantu.
uyu mugore yashimutaga abantu akajya kubafungira iwe mu rugo aho yari yarahinduye gereza, aho Nkuranga nabyo yabimenye ku munota wa nyuma. Ese guys, wowe utekereza ko amaherezo y'iyi filime My Daughter ari ayahe? Ndagira ngo utubaze ikibazo ufite kuri filime yacu My Daughter, cyangwa se uduhe igisubizo cy'ibibazo ubona biri kugenda bigaragara muri filime yacu My Daughter, ndetse n'icyifuzo cy'ibintu wifuza byagakwiye kuba bikorwa muri filime yacu My Daughter bitari gukorwa. Bye bye, turabakunda cyane.